Janvier, ugeze muri domaine mu uko eshatu haza kuvuka rero iya kane nayo mwakibazo uko yagiyemo. Ntabwo twapfuye kubikora pari hazari. Hari abacuranzi baturutse muri korali abatwara mucyo bazi Kigali, bageze Kigali bifuza kuba muri korali Rubonobono, bumvise ko icyo gitekerezo tugifite, nabo bifuza ko korali yabo nabo yajyamo. Rero muri magambo make izo korali nuko zahuye, ntabwo byabayeho pari hazari, ahubwo hari impamvu yagiye bitera kugira ngo buri yose yibone muri iki gikorwa. Hari n'izindi zabyifuje ariko ntitwakomezanya kuko twasanze uyu murongo cyangwa se uburyo bwo gukorera Imana tutabufata gusa ngo tubushyire mu buryo busanzwe, ahubwo bukwiriye kugira umurongo bugenderaho kugira ngo buzagere ku musaruro ndetse bugere no ku ntego Imana yifuza ko tugeraho muri ubu buzima. Byabaye ngombwa rero ko dushyiraho umurongo tuzagenderaho. Dufite amahirwe uyu munsi ko uwambaje yari umwe mu bashumba ba Paruwasi Gatsata, kandi batugiriye inama kugira ngo twubake ikintu gikomeye kizabasha gukorera Imana neza kandi tukavuga ubutumwa bwiza, kuko ijambo twihaye ni ukubwira abantu kuko Yesu yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, kugira ngo ubwo isi ishaka kuvuguruza iryo hame, twebwe iryo hame turihagazeho kugira ngo dukomeze kuvuga ko Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi ariko akiri, kuzageza imperuka igize gute igeze, cyangwa akadutwara akatujyana hehe mu ijuru. Rero nk'uko mumaze kubyumva mu magambo ahinnye, hari uwo twakoze inama zigera ku mwaka wose, ariko twibuka ko dufite abajyanama bakomeye b'abashumba bacu. Twabanye nabo muri izo nama, baba abashumba baturuka Gisenyi, baba n'ab'i Kigali. Twakoze inama zingana n'umwaka wose kugira ngo dukore ikintu kizima. Abashumba batugira inama, dufatira n'intego hamwe, banadufasha kugira ngo dushyireho imikorere y'uburyo Arua izajya ikora umurimo w'Imana. Mu miterere ya Arua rero twashyizeho komite y'abantu 7 baturuka muri buri korali, abamambure 7 baturuka muri buri korali. Abo yo baje bagahura nibo babyara komite ya Arua. Reka nayo yose nyisabe ihaguruke ize hano, ihagarare hano kugira ngo muyirebe. Aba bagabo bose rero n'abadamu ndetse n'abakobwa barimo nibo bayoboye Arua. Abo bashumba uko twakoraga ibyo bikorwa baradusinyiye, baduha impapuro, baduha uburenganzira, nibwo tuza kubashyikiriza uyu munsi. Kandi tuzi neza ko abashumba bacu tubemera, bagira gushishoza kwinshi, kandi natwe korali zo muri Arua twiyemeza kumvira abashumba bacu mu murongo bazatuyoboramo wose, kuko tuzi ko ari abakozi b'Imana bamurikirwa n'umwuka wera. Twatangiye ibikorwa rero Arua yasinyiwe n'abashumba, ndetse turayizamura tuyigeza no muri ADPR ku rwego rw'igihugu. Baduha n'ushinzwe ivugabutumwa ari we Claude, wari buzashingwa Arua mu rwego rw'igihugu, kandi tubana nawe mu biterane byinshi. Twabanye nawe akomeza adufasha. Uyu munsi rero itorero ryacu byabayemo impinduka nyinshi n'abashumba barahinduka. Niyo mpamvu aho dufunguriye ibikorwa nyuma ya Covid, twifuza ko n'abashumba bashya bariho basobanukirwa bakamenya Arua n'imikorere yayo.
nta yindi mikorere dufite uretse kwamamaza umwami Yesu wenyine. Ibyo ni byo jambo rikomeye dufite, ni ukubwira abantu ko Yesu ko yarari n'uyu munsi ariko akigize gute akiri, kandi ikaba intego yacu, kuko tuzi ko isi iri kurwana ngo ivuguruze iryo hame, ariko tuzi neza ko iryo hame ritazigera rivuguruzwa kugeza Yesu agize gute agarutse. Natwe twifuza kubihagararaho kuko tuzi neza ko tuzanesha, kuko umwami wacu ari kumwe natwe. Bashumba bacu rero, mushumba w'umujyi wa Kigali ndetse n'umushumba wa Rubavu, muri abakozi b'Imana beza dukunda, ariko tunifuza ko munaba abashumba bacu muri iki gikorwa, kuko tuzi neza ko nitugendana n'ubuyobozi bwacu ndetse n'abashumba bacu b'amatorero, imirimo dukora izarushaho kugenda neza. Kuko ubu ngubu Arua iracyari muri faze ya mbere. Faze ya mbere niyo gukwirakwiza ibi biterane ku midugudu tubarizwaho. Mu ntego zacu nuko bigenda bisimburana ku midugudu aya makorali abarizwaho. Nyuma muri faze ya kabiri tuzajya mu iterambere ryimbitse rijyanye no kugira ngo aya makorali azamuke agere ku rwego ashobora gukorera Imana. Kandi ibyo ngibyo ntabwo tubikora gusa mu rwego buri fizike byo kuvuga ngo twaguze ibyuma, twambaye uniforme. Twifuza ko n'imitekerereze y'abaririmbyi bagize Arua yigira ku rwego ruri hejuru rwo kumenya Imana no kuyisobanukirwa no kumenya uburyo ikora. Niyo mpamvu bino biterane byose bibanzirizwa n'amahugurwa dutumiramo abashumba bacu, kugira ngo bahugure abaririmbyi, bahugure n'ubuyobozi, kugira ngo abaririmbyi bacu barusheho kugira imyumvire iteye imbere. Ku batabisobanukiwe, tuzi neza ko Satani atera ibitekerezo by'abantu ku gipimo kigera kuri 96%. Ibindi bisigara byose nibyo bituruka hanze y'ibitekerezo by'umuntu. Bivuze ko Satani akenshi isenya umuntu ikoresheje ibitekerezo bye ubwe. Iyo umuntu atabashije kurinda ibitekerezo bye akoresheje ijambo ry'Imana ngo arinde inzira zose Satani yinjiriramo, Satani aramutera ntamenye ko yisenya ubwe. Niyo mpamvu rero tuba twifuza ko habaho amahugurwa yimbitse, kandi twifashisha abashumba bacu tuzi neza ko babimenyereye, bafite izo nyigisho kugira ngo bigishe abantu uburyo bw'imitekerereze myiza ijyanye n'ijambo ry'Imana, kugira ngo turusheho kugira icyerekezo cyiza. Kandi ibyo ntitubikora gusa, turanabisengera. Dushyiraho amasengesho ahuza aya makorali mu mazone ndetse n'abakomite bakagira aho bahurira bagasenga, kuko tuzi neza ko tuvuze ibyo bintu ntitwiringire umwami Yesu ntabwo twabishobora. Tuzi neza ko buri gikorwa cyose kugira ngo gishoboke ari uko Imana igomba kubana natwe. Niyo mpamvu rero dushyiraho amasengesho. Ubu ngubu kino giterane tuba tumaze umwaka tugisengera amakorali ku giti cyayo, ndetse n'ibikorwa by'amasengesho bya Arua bisimburana kuri iyo midugudu turabikora, kandi tubifashijwemo n'abashumba bacu. Ndagira ngo rero kuba bishinzwe mbasabe njya ku musozo, nsabe ababishinzwe batuzanire ikirangantego cya Arua ndetse n'amabwiriza abashumba badusinye ya Arua, bayashyikirize umushumba w'Ururembo ndetse rw'umujyi wa Kigali, banayashyikirize n'umushumba w'Ururembo rwa Rubavu. We wenda ntitubimwigisha cyane kuko yatangiranye natwe aratuzi, ariko wenda igihe gishize biranashoboka ko nawe ejo bazamusimbura, ariko nibanamusimbura azabisigira umusimbuye, kuko twifuza ko uyu nguyu uzaba umurage dukoreramo Imana, ndetse n'abaririmbyi bazadukurikira bato bagakomeza bagakorera Imana kuzageza ubwo Yesu azaza akadutwara mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Reka rero nsabe Imana wamubwiye agafotoreramo hagati. Rero nk'uko mubibona, nk'uko dusanzwe tubigenza mu biterane byose, na biro ya DPR twarayitumiye, ariko ntitubuze kuvuga ko itageze hano kubera ko abashumba begereye izo nzego barahari. Impano zabo rero z'abashumba bakuru ba DPR nazo bazigize hafi, turazishyikiriza abashumba. Turabizi ko ubutumwa bwacu bazabugeza mu nzego nkuru za DPR. Bashumba, dufite intego zo gukorera umwami Yesu,
kandi namwe nizo mufite. Twifuza kurandura imigambi yose Satani akoresha ayobya abantu akababuza kugera ku ntego z'ubuzima bwiza bwuzuye bubonerwa muri Kristo Yesu. Iyo ngiyo ni intego ku giti cyanjye nk'uyoboye Arua, ariko ni n'intego y'aba bagenzi banjye bose, kuko twifuza ko imigambi yose Satani yakoresha kugira ngo abuze abantu ubuzima Imana yabahaye ibarema, iyo migambi igomba kuvaho. Twizera gutsinda kubera ko tuzi neza ko umwami wacu yanesheje Satani. Imana ishimwe. Ngeze aho ngaho mu mpera umwami wacu amashyi menshi cyane kuko yaranesheje. Imana ibamugisha. Reka rero nsabe ba bagabo baduhuje ni Rubavu, Bizige ndetse na Jean Marie bajyana izi impano bazishyikirize abashumba. Barabanza batwara impano z'umushumba ku giti cye w'ururembo rw'umujyi wa Kigali ndetse n'impano y'umushumba wa DPR Rubavu. Nibarangiza baragaruka twohereza abandi bajyana impano z'abashumba bakuru. Ntabwo ari impano komuteri nk'uko musanzwe mubizi. Hano harimo amabwiriza ya Arua twasinyiwe n'abashumba, nibamara kuyakira barayifungura bayibereke. Hakabamo n'ikirangantego cya kigaragaza intego zacu twifuza kugeraho. Imana ibaha umugisha. Mwihute muzibashyikirize. Reka sabe Vice President wa Arua Ngayiza nawe yakira impano y'abayobozi bakuru ba DPR, nayo aragenda ayishyikiriza umuyobozi w'ururembo rw'umujyi wa Kigali, azayitugerezayo. Reka nsabe Perezida rero nawe abashyikiriza iyo mpano, ariko yo bayidutwarire ifunze nubwo ikirimo kizwi, ariko kubera ko hari ahandi izagera yongera ngo iragenda nk'uko imeze. Bashumba rero mu ntego twihaye harimo gukora ibyo bikorwa bitandukanye. Intego yo gutangiza iki gikorwa yatangiriye mu Rubonobono. Igikorwa cya kabiri tugikorera kuri Hermoni, cyari gifite intego yo gushyira mu rusengero amakaro, kandi uyu munsi amakaro yageze mu rusengero rwa Hermoni. Intego ya kabiri, igiterane cya kabiri twagikoreye ku mudugudu wa Jari, cyari gifite intego yo kugura ibyuma bya korali, kandi kugeza uyu munsi ibyo byuma byaraguzwe. Rero intego ya gatatu uyu munsi twahawe niyo gutangiza umushinga w'urusengero rwa hano Rubona. Uyu munsi rero niyo ntego tugiye kujyamo. Intego zacu rero kugira ngo mu gukuza imyumvire, ntabwo intego y'igikorwa tuzakora iyitwamo na korali gusa yimwe muri izi ngizi. Nkuko tubabwira ko igikorwa cyacu gitegurwa umwaka wose, komite ya korali banza guhura n'ubuyobozi bw'itorero, bamara guhura bakemeza igikorwa kimwe tuzakora mu mwaka, bakagishyikiriza komite ya Arua. Komite ya Arua igatangira kukigaho, noneho kugira ngo itorero rirusheho kunga ubumwe no gukorera hamwe. Niyo mpamvu ibikorwa byacu biba biri mu itorero, bikabamo n'abayobozi. Kandi mu yindi nama abashumba baduhaye, nuko nta nama yacu n'imwe iba itarimo umushumba w'itorero. Inama zacu zose ziba zirimo umushumba w'itorero, nk'uko abashumba batugiriye inama ko uwo mushumba w'aho twakoreye inama
ni nawe ntumwa y'ubuyobozi bukuru bw'itorero kugira ngo abe ashobora gutanga raporo y'ibikorwa bya ruwa n'uko bikorwa n'uko bikurikirana. Nkaba rero mu gusoza nabashimira kandi ndabashimira umuhati n'umurava mwatugaragarije, cyane cyane ko mwese mwaje mugendeye ku rwandiko twaboherereje rubatumira, kandi ntabwo twigeze tubonana imbona nkubone ngo tuze kubabwira ngo muze, ariko inzandiko zo zabagezeho, ariko ku buryo muzirikana umurimo w'Imana mukanawukunda mwabitugaragarije kubera ko mwateye intambwe mukagera hano. Tubasabye umugisha ku Mana, kandi Imana izabashoboze n'itorero muyoboye rikure ryaguke rigere kure. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero nakire umushumba wenda umwe agira icyo atubwira, nidusoza turahita tugenda, noneho tuvuge korali zisigara ziririmba mu kujya gushyiraho ibuye ryo gutangiza urusengero rwa Rubona. Yesu ashimwe cyane. Arakoze umuyobozi w'iri huriro ry'aya makorali yacu ku ijambo ryiza tugejejeho, ndetse no ku mpano badushyikirije ikubiyemo ubutumwa bwerekana abo bari bo, ndetse n'amasezerano cyangwa inyandiko zerekana aho icyifuzo cyaturutse n'abacyemeje n'abagishyizeho umukono. Turabashimiye cyane. Mu by'ukuri umuntu wese wakumva iyi ntego yanyu ntabwo yabura kuyishyigikira no kuyishimira. Abantu bishyira hamwe bari basanzwe bakora ibintu bimwe ariko mu buryo butatanye, ariko bakifuza guhuza amaboko, guhuza imbaraga kugira ngo bagere kuri byinshi. Ni ibintu byiza, ni n'igitekerezo cyavuye ku Mana. Kuko impamvu cyavuye ku Mana ni uko ibyo mushaka gukora ni ibyo gushyigikira umurimo w'Imana n'ubwami bw'Imana. Iyo twumvise ibyakozwe ari Jari n'ahandi mwashyize amakaro mu rusengero, kugira ngo ni Herimoni mwavuze, yego, hanyuma na korali ya Jari yaguriwe ibyuma, mukaba muriho mushyigikira itorero mu gikorwa rifite cyo gutangiza urusengero. Nta muntu n'umwe utabashimira, muri abakozi b'Imana beza. Imana ibamugisha. Ikindi gishimishije cyane kirimo ni uko nk'uko umuyobozi yakomeje kubigarukaho, ni uko bagerageza ibyo bakora byose kuganira n'inzego z'itorero, kuganira n'itorero, ubuyobozi, kugira ngo bahe umurongo. Murabibona ko ubu tumaze igihe kirenga imyaka 2 turi mu rugendo rw'impinduka muri iri torero. Hari ibintu byinshi byahindutse, amategeko yarahindutse, amabwiriza agenda anozwa ahinduka. Namwe ni ukuvuga ko kutegera ubuyobozi byakurura imikorere itari myiza, ariko ubwo mwahisemo umurongo, ndizera ko n'ubu ari igihe cyiza cyo kongera mukaganira n'inzego z'itorero ziriho ubu, kugira ngo zirushirizeho kubaha ubundi bujyanama bwisumbuyeho, kugira ngo ibi bitekerezo byiza mufite bibe bien orienté muri mission, kuko ibyo muriho mukora
n'ubundi biri mu ntego z'itorero nkuru. Rero ubwo mufite uwo mutima wo kwibuka ko hari inzego z'itorero zikwiriye kubagira inama zabafasha, kandi turiteguye, turahari, haba ku rwego rw'ururembo rwa Rubavu, haba ku rwego rw'ururembo rwa Kigali, kandi n'ibiro bikuru. Komite nyobozi nayo ifite abayobozi beza bazi kumva bagashyira mu gaciro ibintu bikwiriye kandi bikagira umumaro. Rero turabashimiye natwe nk'abashumba banyu, turagira ngo tubabwire ko sapoti yose muzakenera kugira ngo ikoranire intego zanyu, ibyifuzo byanyu bigende neza, irahari, haba Rubavu ndetse na Kigali. Twiteguye kubagira inama, ariko si n'inama gusa zirangirira mu biro, twiteguye no guhagurukana tukazana ku misozi nk'aha. Yaba ari ugukata tukabumba amatafari tugafatanya tukayabumba, ndibaza n'ibuye ry'ifatizo tugiye gushyiraho, ariko n'indi mirimo yose izasaba andi maboko, twiteguye gushyigikirana kugira ngo dukomeze twagure ubwami bw'Imana. Ubutumwa mumpaye gushyikiriza umushumba mukuru nzabushyikana kandi nzamubwira uko nababonye, kandi nzabavuga neza ko ari beza cyane. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Murakoze cyane n'ubutumwa mwakumvise bwacu. Ubwo rero muduhere Imana amashyi menshi cyane kuko abashumba beza Imana yaduhaye, kandi mwumvishe sapoti batwemereye rwose, turumva dukomejwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero tugeze mu mwanya abashumba bagiye gushyira ibuye hariya. Iki gikorwa rero reka nsaba umushumba w'itorero rya hano, cyane cyane ko ari muri bubayobore, aze agira icyo ababwira, ariko nimubona nahagurutse agiye, ubwo arakurikirwa n'abashumba bari hano bakuru, noneho na komite ya ruwa bamukurikire. Abandi mwese ntagire ujyayo kuko nibo bonyine bajya gukora icyo gikorwa. Kansaba rero korali za hano zirahita zisigara ziririmba, korali abagenzi ikurikirwe n'umucyo ndetse na Hermoni baraba baririmba indirimbo ebyiri, ariko arabanza dusoreze iri teraniro amaze gusenga, turaza guhita tumukurikira. Noneho korali z'abashyitsi zo ziza aho ziza guhita zijya, ngira ngo zirabizi, babiziranyeho. Karibu mushumba. Reka duhaguruke dusenge dusoze iri teraniro rya mbere, hanyuma twe tumanuke ko gato ridutinda, nk'uko umuyobozi asize abivuze. Korali zikomeze ziririmbe, hanyuma n'abashyitsi bakirwa, kugira ngo tuze gutangira neza bizatwiyemeje. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu uburyo wabanye natwe kuva dutangiye iteraniro rya mbere. Tugushimiye ubutumwa bwiza twumvise, tugushimiye imigabo n'imigambi Haruwa ifite, ubashyigikire Databuja wera. Kandi dusaba umugisha abantu bose barambuye ibiganza batanga amaturo y'ishimwe, amaturo asanzwe na kimwe mu icumi, ubaho umugisha mu byo bagerageza gukora, n'abatagize icyo babona ubaho umugisha, kandi aya maturo icyo azakora nacyo ugihe umugisha. Bisabye mu izina rya Yesu, amen.
Shyiramo amazi yoroheje. bamwe barajya inyuma yabo kugira ngo baboneke neza. Nyuma kuri esikariye rero birasaba ko baduha ku mwanya. Nshaka ukuntu bahagarara hejuru kugira ngo mbafatishe bose. akamba shana y'Imana Nyoroshana nivo nta rusaku nta gucuga kamba bimeze neza n'abandi bashaka kubaka ukeneye kubaka yazajya atunganyurizwa iyo mu nganzo abashumba bakiri aha ngaha babigize umwuga mube muretse abari bo bafotora abandi mwegere inyuma none tsange kubaka Janvier, ugeze muri domaine mu asengera inyubako azagaruka abona ihari. data wa twese mwiza uhoraho uri Imana idahinduka ubwo abantu bahinduka n'ibihe bigahinduka wowe ntuhinduka ngo ntugira n'igicucu cyo guhinduka. tuzi ko uri Imana igira imigambi yawe kuri twebwe, imigambi itavogerwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi no ku murimo wawe imigambi yawe nta gishobora kuyikoma mu nkokora. Yego, ushimwe n'uhabwa icyubahiro. Hari amaporoje menshi yagiye atangizwa n'abana b'abantu
amwe agasohora agakunda andi akabura za finansuma andi agapfira mu nzira andi akangirikira ahantu hatandukanye ntagere ku ntego. Ariko imishinga yawe nta gishobora kuyiburizamo. Wagambiriye guhagurutsa ubwoko bwawe ubuvana muri Egiputa ucyura mu gihugu cy'isezerano, bahuye n'ibibitambika byinshi ariko ku ndunduro wabagejejeyo. Nushimwe. Uwo ni umwe mu mishinga myinshi wagiye utangiza igakunda. N'uyu mushinga turawukweretse mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, kugira ngo iyi nyubako izavugirwamo izina ryawe igiye kuzamurwa aha hantu, ukomeze uyishyigikire mu mitima y'abantu, ibanze ibe ngari mu mitima y'abantu, kandi uzumva wese iyi nyubako y'uru rusengero azashyira urukundo rwinshi mu mutima we wo kwikunda. Kandi mwami, iyi nyubako turasenze ngo izavugwe neza haba mu Rwanda no mu mahanga, kubera ko ari inyubako izavugirwamo izina ryawe. Bityo abazayivuga neza uzabaha umugisha, abazarambura ukuboko batanga ubutunzi bwabo ngo yuzure nabo uzabaha umugisha. Turasenze kugira ngo ibi bintu bizakorerwe kugira ngo izina ryawe ryonyine ari ryo rihabwa icyubahiro. Ntizitwe umuntu uwo ari we wese, ntizitirirwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose n'itsinda iryo ari ryo ryose, ahubwo amaboko ay'aboroheje n'ay'abakomeye azayikoreho byose kugira ngo bizarangire yuzure yitwa inzu y'Imana kandi yubatswe n'abantu b'Imana. Urakoze, turagushimiye. Uha umugisha abagize iki gitekerezo, Shumba wa Paruwasi umuha umugisha na timu yose bakorana, komite ya Arua nabo bafatanije bose ubaha umugisha, Rurembo nabo bafatanije ubaha umugisha, twese duhabwa umugisha nawe. Makorari yaturutse i Kigali n'Ururembo rwa Kigali muri rusange, natwe duha umugisha. Urakoze, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye mu mashyi, tuvuga mu cyubahiro